Reka twongere tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse. Ni umwanya w'amakuru cyangwa se ibiganiro tubagezaho uko business zihagaze, cyane cyane turibanda kuri business ya Pi Network. Business isobanutse rero ni umuyoboro mushya wa YouTube channel uzajya ubagezaho amakuru n'ibiganiro kuri business muri rusange, ariko by'umwihariko kuri Pi Network. Pi Network rero akaba ariyo tugiye kugarukaho dushingiye ku itangazo ryasohotse. Itangazo ryasohotse nk'uko twabibonye, aba pioneers cyangwa se abantu ba mininga Pi. Mu itangazo ryasohotse nk'uko twabibonye, ni itangazo rigaragaza kuri itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu, ni umunsi wa Pi Today. Pi Today nibyo tujye kwavira imuzingo n'ibindi byatangajwe byerekeranye na Open Mainnet. Niki cyabaye kuri Pi Today? Pi Network, Open Mainnet barayivugaho iki? Ababonye video nkuko mwayiplayinze mwayumvise, ariko mu magambo make nuko iyi Pi Today ntabwo ndi bubabwira aya makuru yose kuko ari maremare, ariko ndagerageza kubabwira mu ncamake. Mu ncamake rero ndababwira ibyerekeranye n'ibyo uyu munsi ndetse n'ibindi by'ahazaza byatangajwe. Andi makuru nakagaruka no gusubukurira aho nde bube insubikiye. Icyatangajwe rero kuri uyu munsi wa Pi Today ni uguselebratinga new beginnings. To celebrate new beginnings. Muri make ni ukwizihiza ibihe bishya. Icyo ni cyambere. Imbwi ntago abantu babyumva, sinzi wenda impamvu. Ni ukwizihiza ibihe bishya. Dr. Nicholas Kokalis, nyir'umushinga wa Pi Network, yagize ati, this is the last Pi Today before Open Mainnet by the end of this of the 2024. Iyi niyo uyu munsi wa iyi Pi Today, niyo Pi Today ya nyuma. Ego niyo Pi Today ya nyuma ibanziriza Open Mainnet. Iyi niyo Pi Today ya nyuma ibanziriza Open Mainnet. Bon, muri make iyi Pi Today irimo ibiki? Kuki yavuze ko ariyo ya nyuma? Nukuvuga ngo nta yindi Pi Today tuzongera kubona Open Network itarabaho. Abantu rero bakunda kumva Open Network. What is Open Network? Open Network ni ugufungura network nyine, bagafungurira icyo twita external connectivities. Mu myaka 5 yose tumaze tumayininga, bagiye kudukorera Open Network, bagiye kudufungurira imiyoboro, bafungurire platforms nyinshi, bafungurire benshi. Kindi cyagarutsweho ni challenge. Challenge is to facilitate an ecosystem to the Open Network. Nukuvuga ngo ni progress to Open Network. N'urugendo nibyo tugomba gukora bitegurira uru rugendo rwa Open Network. Banateganijemo ko uri bukurikize izo ntambwe zose, akuzuza ibisabwa, hari n'ibihembo ari bugende abona uko ugenda ubyuzuza ufungura aho ibihembo biri. Ibyo byose ni biteganijwe. Iyi challenge rero ntago turi buyigarukeho kuko ntago shaka ko tuyikora none ahangaha, ahubwo nagira ngo mbanze mbahe updates. Nubwo natinze kuzibaha, nabyukiye mu kandi kazi kenshi cyane, mbabwije kuri ngo kenshi cyane, kandi ntago mbashaka kubasondeka. Ubu rero icyo ngiye kubaha ni updates, kandi zizakomeza, ntabwo zirangiye, ahubwo ngiye kubaha incamake nabwo zituziye, ahubwo ngomba gukomeza ku mugoroba, wenda turakomeza cyangwa se mu yandi masaha ne gushyiraho igihe narengwa. Ariko na challenge nayo turaza kuyikora ukwayo, tunabigaragaza kugira ngo buri wese amenye uko agomba gukora iyi challenge. Mureke kubicokoza muri byangize utabisobanukiwe, ntabwo byaba ari byiza. Warindira tukabafasha kwerekana uko bikorwa igihe twujuje ibisabwa.
cyangwa se ababyujuje bakaba babitwereka, byaba byiza. Ubwo rero turabereka ibishoboka kandi bidashoboka nta byacitse. Batanze kandi ikindi amasaha yo gukora iyi challenge. Ubu tuvugana hasigaye amasaha 151 niyo masaha asigaye kugira ngo ubu tuvugana nkora iki kiganiro cyangwa se mbagezaho iyi updates, aya makuru. Hasigaye amasaha 151. Hanyuma rero ikindi ni urugendo rwa Open Network rwatangiye, bagaragaje ko rwatangiye mu 2023 mu kwa 12. Ikindi ni uko Pi Today turimo kwizihiza ibyagezweho. Yatangiye, ni urugendo rwatangiye mu 2019 mu kwa 3 tariki 14, ubwo Pi twatangiraga kuyimayininga. Ubu rero harakorwa challenge yo gusoza cyangwa se yo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'urwo rugendo rumaze iyi myaka 5 yose. Nibyo nabwo turaza kubigarukaho uko bikorwa. Ubu tugeze kandi icyo bagaragaje kuri miliyoni 60 zirenga. Muri izi miliyoni 60 zirenga turasabwa kurangiza imyiteguro ya Open Network mu bya tekinoloji, ibicuruzwa, ubucuruzi n'amategeko hakurikijwe ingamba za Pi Network. Uko turi miliyoni 60 zirenga, turasabwa gufatanyiriza hamwe na core team. Buri mupayiniya wese agira uruhare mu bijyanye no kunoza ibya tekinoloji, ibicuruzwa, ubucuruzi n'amategeko hakurikijwe ingamba za Pi Network zihamye. Kandi ibintu rero bitatu bikorwamo. Icya mbere nuko bagaragazamo nuko muri izi miliyoni 60 zose hari KYC yakozwe, akaba migration ndetse n'intego nshya. Miliyoni 15 zakoze KYC, 12 muri zo byagenze neza zivuye ku 9.45 miliyoni 9.45 mu bihumbi 2000 mu kwa 3 2024. No kuvuga ngo ikishimirwa kindi muri izi miliyoni 60 zirenga tugezeho, miliyoni 15 muri zo zakoze KYC, 12 byagenze neza KYC yabo zivuye ku 9 miliyoni 9.45 mu kwa 3 2024. Ikindi kandi cyo kwishimirwa ni miliyoni 10. Muri miliyoni 10 konte zabaye migrated, eshanu cyangwa se zagomba kuba migrated, eshanu miliyoni 9, miliyoni 5 n'ibice 79 ryagumye kugaruka, zarakunze zivuye kuri miliyoni 4 n'ibice 5 mu kwa 3 2024. Kuri 14 z'ukwa 3 2024, kuri 14 z'ukwa 3 yari umunsi wa Pi Day. Kandi ni ibikorwa bizakomeza. Ikindi twishimira nuko application zose zigera mu 100, zimwe zigabanyije mu bice nka 4, zimwe ziri muri mainnet cyangwa ziriteguye, izindi zirimo guhuzwa n'amategeko ya platform, iza gatatu cyangwa se icyiciro cya gatatu zirimo gukemura ibibazo bya ecosystem, naho izindi zifite umwihariko wa application. Ikindi nagira ngo nsorezeho, nabwiye ko tubaha amakuru make, ntabwo nshaka kujya tubaha iminota myinshi, ahubwo tukayabaha kenshi. Nuko izirenga 70 ziriteguye gukoreshwa muri ecosystem cyangwa se muri Pi Network, zivuye kuri 50 zariho mu kwa 3 tariki 14 2024.
2024. Ibi ngibi benshi bashobora kutabyumva. Ndakomeza kubaha amakuru cyangwa turakomeza kubaha amakuru y'ibyasohotse muri iri tangazo ku munsi wa Pi Today, kugira ngo buri wese tuve kuri iri tangazo aryumvise kandi amenye uruhare rwe muri ibi bintu. Ibyo kandi turabikurikizaho gukora ibisabwa kugira ngo turusheho kubyikorera n'ibindi. Ndagira ngo soze nsaba abantu, nibutsa abantu buri wese, abapayiniyazi bose, buri wese kuzuza ibisabwa. Ariko igihe utabishoboye, tegereza ababisobanukiwe bagufashe ubisunge, cyangwa se utegereze ubwo tugomba gushyira hano uko bikorwa, ubirebereho kandi ubikore. Abantu barimo kubona KYC. Ikindi cyagaragajwe wenda ntarageraho ariko nagomba kuvuga nuko hagiye gutangwa KYC nyinshi. Ubu tuvugana ari nabyo nazirikiyemo gufasha abantu gukora KYC kandi bikagenda neza. Ikindi nabonye nuko gukora wallet nshya ku muntu wenda utagifite passphrase ye ntabwo birakunda, kandi Dr. Nicolas yabikomejeho yuko noneho byorohejwe cyangwa se byakunze babitunganije, ariko ntabwo birakunda. Ikindi kibazo cy'amasaha ni mwihangane, biraza gukunda. Mwikomeza kubicokoza, ahubwo ni mukore ibindi mugomba gukora. Utaragira wageze aho ngaho ariko bikaba bitarakunda, na mining ibindi abe atuje. Nagira ngo mbamenyeshe ko hari abantu turimo kuganira barimo gutegura umuhuro w'abapayiniyazi, ariko uyu muhuro uzitabirwa n'abiyandikishije. Turakomeza kubinoza, nitumara kubinoza tuzakora urutonde, ariko nkuko turi mu gihugu gikurikiza amategeko tuzabemerera ari uko twabonye uruhushya rwaho tuzakorera, turubagaragariza uruhushya rwanditse. Muri make uruhushya rutarimo urujijo cyangwa se rusobanutse. Ibi rero bizafasha iki? Bizafasha abapayiniyazi benshi umunsi umwe kuba twagira gute twakuzuza ibisabwa, mu gihe tudashobora kubikurikirana hano kuri channel ngo tubyikorere, cyangwa se ngo ubone undi ubigukorera atari uko umubuza, ahubwo kubera ko ubakemanga. Ariko none icyo gihe tuzaba twahuye twagufasha bigakemura ibibazo bya benshi. Turimo turategura uwo munsi rero, tuzabamenyesha. Ntabwo turanoza neza nabo tutegurana, kandi tuzabikora mu buryo butabangamiye yaba ari amategeko y'igihugu, yaba ari natwe ubwacu mu buryo bwo kugira impungenge. Byose tugomba kubikora kandi kuri gahunda. Nsoza rero nagira ngo mbwira abantu ngo mbere na mbere ni mu mining, mwe gucokoza konte zanyu, ibisigaye tuzabikore neza dukurikije uko tugenda tubafashamo hano ku mbuga, cyangwa yaba ari za YouTube ndetse no kuriya kwa WhatsApp ubufashije abari muri WhatsApp, kandi hano kuri YouTube channel ubufashije benshi. Tukaba dusaba abantu gukomeza gukora subscribe abatarayikora, mutsindagira urutoki kukazogera gahinduke mugakanda gahinduka ibara, mujye mubona notification ibamenyesha yuko ikiganiro cyahageze. Ariko kandi ntimwibagirwe gukanda kuri like, mutwandikire muri comment ko mubitekereza, ibyifuzo byanyu ndetse n'ibibazo, n'ibyo mushima n'ibyo munenga. Ariko kandi mwibuke gusharinga, muha abantu iyi link, nabo bakurikirane bamenye. Ubu kubera ko bataranyemerera gupostinga hano link ya group, unyandikira kuri WhatsApp, nimero iba iriho, nkaguha link ukajya muri group. Ninguha iyo link ujye wibuka kuyisangiza abandi kugira ngo nabo baze dufatanye gukomeza kunguka amakuru ya Pi Network. Nsoje mbashishikariza gukurikirana iki kiganiro ukacyumva ukagisoza bavandimwe, ndabibasabye. Ariko ibyo ukabikorera kugira ngo urusheho ukunguka. Ariko nanone ndagira ngo ntasoza
ntabamenyesheje yuko mu by'ukuri navuga nti agahu gahariwe umunyutsi. Igihe twategerereje kirahagije. Iki ni igihe cy'uko tugiye guhozwa amarira twarize. Pi Network igiye gufungurwa mu mpera z'uyu mwaka, utavuzwe ukwezi n'itariki, nyuma y'imyaka 5 tumayininga. Ndasaba buri wese kumayininga udusigaye ntitumucike, kandi umenye isaha umayiningiraho ntigucike, kuko biragaragara yuko kera kabaye, iryavuzwe riratashye, ibyiza biri imbere. Mukomeze mugubwe neza.